Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Icyumweru gishize ntabwo twabashije kuganira kubera ko nari maze igihe ndi muri retraite kandi narabasabiye, ntabwo nabashaga no gukoresha telefone, ariko byanabaye na byiza cyane kuko ibi bintu dukoresha mu buryo bw'itumanaho hari igihe binarangaza abantu, ugasanga umuntu ntabwo agifite igihe cye cyo guhura n'Imana, cyo kuzirikana, cyo gusoma ivanjiri, ijambo ry'Imana no kuryinjiramo. Ariko icyo cyumweru cyabaye igihire rwose, narasenze ndaruhuka, kandi mwese uko mungana narabasuhuje, naraba mu Mana, ndabasabira, kandi ngenda nyine nereka Imana buri bibazo bya buri wese, ibibazo by'umuryango, kandi hari amizero menshi ko Imana yacu nta na rimwe idashobora kudutererana. Ubwo rero navuye muri retraite nkomeza njya mu rugo rukuru Isesiri Levante ku munsi mukuru wa Kristu Umwami. Ntabwo mwawuhimbaje mu ikoraniro ry'imiryango mu Rwanda, ariko nabyo ni uburyo bwiza bwo kwizihiza uwo munsi mukuru. Ababashije kwitabira mwarakoze, kandi n'uburyo mwagiye mucumbikira abavandimwe baturutse kure, nabyo biragaragaza nyine uburyo ubutwari bwanyu mu Mana, n'uburyo mushaka ko ingo zanyu koko ziba ingo za Yezu Kristu, zifunguriwe abantu bose baza nyine bamugana. Byagenze neza rero, kwa gatandatu ku mugoroba twagerageje kuvugurura nyine abavugururaga amasezerano, abiyibutsaga ibyo bakoze, cyane cyane abapfakazi, nuko n'abashakanye, twese n'abasaseredoti, abiyeguriye Kristo Umwami mu byiciro byabo, twese twahuriye aho ngaho muri temple ya Kristo Umwami, dukora nyine tuvugurura ayo masezerano, biba byiza. Ikindi cyiza nuko na Musenyeri Umoniye Mukuru nawe yari ahari, ku buryo byose byakoniwe wabiyoboye bigenda neza cyane. Ubwo umunsi ukurikiyeho hari ku cyumweru, habaye nyine messe pontificale iyobowe na Musenyeri, hari na korali iririmba, bigenda neza, ubona nyine rwose ari ibintu bisusurutse kuko Roho Mutagatifu yarahari. Ubwo rero twarabasabiye, twifatanyije namwe. Ngewe nzi neza yuko ubu muri iki cyumweru, muri iyi weekend, murimo kuvugurura nyine ayo masezerano. Mubigenze neza, turakomeza tubasabire, kandi twibuke yuko turi umuryango umwe, dutahiriza umugozi umwe, kandi dufatanya cyane cyane kugendana, kugira ngo buri wese ku giti cye abashe guhura n'Imana, kandi twese uko tungana nk'umuryango tubashe guhura na Yezu Kristu nk'uko nyine tubyifuza. Ndabashimiye rero, kandi muri uko kuvugurura ituro ryanyu, mwumve yuko Yezu Kristu ari we waduhurije hamwe, ari we waduhaye kuva inda imwe, tumwizirikeho. ba Oblate muvugurura amasezerano yanyu, mwumve ko Kristo ari umugabo wanyu. Abashakanye namwe mwumve ko umubano w'abashakanye w'abashakanye nta kintu mwawugorana nawe, ari nacyo gituma mwemeye kuwutura nyine Yezu Kristu. Abapfakazi mwebwe no kwiyibutsa, si no kuvugurura, no kwiyibutsa iryo sezerano mwagiranye na Yezu Kristu, kandi muri iryo sezerano muzi neza yuko iryo sezerano ribafasha guhura n'uwo mwashakanye, ariko mugahurira muri Yezu Kristu muzima, umugabo utajya upfa. Ibyo rero dukomeze tubizirikane. Ntabwo ari ukurangiza umuhango cyangwa gukora ibintu runaka kugira ngo abantu baturebe, ahubwo ni ibintu tuva ku mutima, ni ituro rituva ku mutima, tukarihereza Yezu Kristu ari ritaraga. Dukomeze dusabirane rwose, ayo maturo yanyu muhereje Yezu ayakire, kandi ayakire nk'umubavu mwiza umuhumurira, kandi ugahumurira bose.
mu masomo y'umunsi rero murabibona twashoje umwaka wa liturujia mu gice cyawo cyaca, ubu dutangiye uwundi mu gice cyawo cya A, umwaka urashira undi ugataha, ariko twebwe duhore tubyibuka yuko turi abakristu. Umwaka warangira, umwaka wataha, umwaka washira, twese turi abakristu, kandi Yezu Kristu niwe munezero wacu, Yezu Kristu niwe mizero yacu. Ubu rero iki cyumweru gihuriranye n'intangiriro y'igihe gikomeye cya Adiventi, kwitegura amaza y'umukiza. Ariko rero umukiza wacu ahora aza mu buzima bwacu bwa buri munsi, igihe cyose tumuhimbaza mu masakaramentu, muri liturujia, Yezu Kristo araza tukaganira. N'igihe cyose tuzirikana ijambo rye, Yezu Kristo araza. Ariko iyi Adiventi itwibutsa ibyo byose. Ikindi twibutsa cy'ingenzi ni uko umunsi umwe tutanabizi Yezu Kristo azaza, tuzabona tubone ngo aje gucira imanza abazima n'abapfuye, nk'uko tubivuga muri credo, mu ndangakwemera. Iyi Adiventi rero itwibutsa ibyo byose kugira ngo tutavaho twirara, ntihagire uwirara, ahubwo twese dushyire imbaraga hamwe kugira ngo twitegure. Twitegure nacyo cyane cyane amasomo y'uyu munsi yatubwira kuvana ku isomo rya mbere ritubwira le temps messianique, igihe nyine ibihe byo gucungurwa kwa bene muntu, aho abantu bose, ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, aho abantu bose bazabwira ati nimuze tujye ku musozi wa Nyagasani. Kandi muri ibyo bihe nyine byo gucungurwa kwacu, ngo inkota zanyu muzazicuramo amacumu, ku buryo nta hanga rizagenda ngo ritere irindi hanga, ahubwo abantu bose bazaba nyine mu mwidegembyo. Bavandimwe, twebwe izi temps messianique, ibi bihe byo gucungurwa, tugenda tubyantisipa igihe cyose twakinguriye imiryango Kristu, imiryango y'umutima wacu, imiryango y'ingo zacu, akatwigarurira, kandi tukumva yuko nta kintu na kimwe, byaba ari ibibazo, byaba ari persecution, byaba ari ibintu byose uko binga, nta kintu gishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristu. Twebwe turi muri temps messianique kubera ko twabwiye yego Yezu Kristo wacu. Ibyo tuzajye tubyibuka. Ariko n'ibihe bindi bizaza, igihe hazabaho isi nshya, abantu nyine babeho mu mudendezo, kuko ni Kristu uzaba uyobora abantu, uzaba uyobora imitima yose. Kandi ibyo ngibyo tubyitegure dushiritse ubute, tubyitegure nta guhangayika, kuko Yezu wacu ntabwo yadukoza isoni. Tuzamuka rero tujye ku musozi wa Nyagasani. Na Paulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma ku mutwe wayo wa 13 yongeye abyibutsa ko iki gihe ni igihe cyo gukanguka, tugashiguka, tukava mu bitotsi, kuko nta guheranwa n'ibitotsi. Ariko ibitotsi cyane cyane yavugaga ni biriya bituma duhondobera, ibintu bibi, amacakubiri, ubusambanyi, ibintu byose, ubusambo, ibintu byose bituma tujya kure y'Imana, amashyari, inzangano, ibintu by'urukozasoni. Ibyo byose nibyo bituma abantu bahondobera, bakibagirwa icyo Imana ibashakaho. Nyabuna muvandimwe, ubusambo ntibutume uhondobera, ibintu by'urukozasoni ntibikutume uhondobera, ishyari ntiritume uhondobera, ahubwo twese twambare Kristu, kuko Kristu niwe mbaraga zacu. Ndabinginze, iby'isi ari ibyiza cyangwa ibibi, ntihagire uwo bisinziriza, ahubwo twese tubaduke, tuve muri ibyo bitotsi, twumve yuko uwambaye Kristu ahora ari maso, kandi uri maso nta na rimwe umunsi w'Imana, umunsi w'amaza ya Nyagasani wamutungura. N'ivanjiri rero yatubwiye ibijya gusa n'ibyo byo gutegereza nyine umukiza, tukamutegereza twishimye kandi dukomeye.
ko ivanjiri yatubwiye yuko Yesu azagaruka ari mu bintu normale, mu bihe bisanzwe rwose, mu bihe bisanzwe. Ntabwo azategereza ko ari kuri kubunane cyangwa kuri Noheli, ahubwo azaza mu bihe bisanzwe igihe tutamwiteze. Ivanjiri yaduhaye urugero rwa Nowa, igihe yari aho agera aho yinjira mu bwato, abandi bashaka abagore, bashaka abagabo, bagira bate, banywa, basinda, barya, reka data, inda bakazuzuza, ariko bibaribagiwe nyine ikintu cyangombwa cyo mu buzima bwabo. Natwe rero bavandimwe, twibuke yuko Yesu azaza mu bihe bisanzwe, ntazadutungure, ahubwo tureke ibihe byacu bisanzwe bibe igihe Yesu Kristo yigaragarizamo kandi akaduhindura bashya. Kuko nitubigenza gutyo, ubwo azaza nyine ku munsi wa nyuma, ntabwo azigera dutungura. Bavandimwe rero, murabizi ndabakunda, dukomeze tugendane. Iyi adiventi koko itubere igihe cyo kongera kwisubiraho no kongera kugarura imitima yacu mu murongo Yesu Kristo ashaka, byose tubifashijwemo nyine na Roho Mutagatifu w'Imana. Nta na rimwe azigera adusiga twenyine. Maze rero mugende murebe amasomo y'uyu munsi nahoze nyababwira. Ni isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ni isomo rya mbere. Hanyuma isomo rya kabiri byo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, ni muri chapitre ku mutwe wa 13. Hanyuma turebe n'ivanjiri uyu munsi ko yanditswe na Matayo, ni ku mutwe wa 24 kuva ku murongo wa 37 kugeza kwa 44. Duhurire muri ayo masomo, aturyohere, kandi tuyahererekanye no ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane buri wese asangiza mugenzi we ibyiza yakuyemo byamugiriye akamaro, kugira ngo iyi adiventi itubere koko igihe cyo gusanganira umukiza uze udusanga, kandi igihe cyose azadusanga, kuko igihe tumuhimbaza, igihe tudusenga, yarabyibivuze, we aba ari rwagati muri twe. Imana rero ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adiventi nziza, icyumweru cyiza, kandi koko mukomeze muhagarare ku ituro mwatuye Imana ry'ubuzima bwanyu, ubuzima bwacu bwose tubusangire muri Yesu Kristo uduhamagara.